Nishimiye kukugezaho iri jambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Uwiteka arinda ijambo rye. Reka dusenga Imana. Mana y'icyubahiro turagushimye. Niwe uduhaye umwanya ngo tuganire ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rifashe imitima yacu, kandi buri muntu wese uriteze amatwi arushaho kunguka. Urakoze Mana kubyumvise. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira iri jambo ko Uwiteka arinda ijambo rye. Imana igira indi jambo ryayo ku muntu yarivuzeho. Ntacyo yaba, ntacyo ashobora kuba, kubera yuko Imana yamuvuzeho ijambo. Kandi ijambo ry'Uwiteka n'Imana ubwayo ntabwo wabatandukanya. Ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo ni kimwe. Icyo yavuze no kugikora izagikora. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hariya muri Yeremiya, igice cya mbere umurongo wa 11 ndetse n'uwa 12. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana irarikurikirana, ijambo ry'Imana iryitaho ku buryo umuntu yarivuzeho ubwo aba ari uburinzi kuri we. Yeremiya wabwiwe iri jambo cyangwa wabwiwe gutya, ni umwe mu bahanuzi bakuru bahanuye mu bihe bikomeye, kandi yari umwana w'umutambyi witwa Hirukiya wo mu mujyi witwa Anatoti y'i Bubenyamini. Yavutse hagati y'umwaka wa 643 kugeza 641 mbere y'ivuka rya Yesu. Muzi ko babaraga bamanuka, bagenda bamanuka bavanaho. Rero ku ngoma y'umwami witwa Manase nibwo yatangiye kwaguka, ariko cyane cyane ageze ku ngoma y'umwami witwa Amoni nibwo yatangiye gukora neza umurimo yahamagariwe wo guhanura. Mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ya Yosiya neza yaratangiye guhanura ndetse no kuvuga iby'Imana yamutumye. Yahanuye imyaka igera kuri 50. Nyuma yaje gupfira mu Egiputa, hanyuma Yeremiya aba aratabarutse. Yahanuye ku ngoma y'abami bagera kuri 4 ndetse 5. Hari Yosiya muri 641 kugeza 610, yahanuye imyaka 31. Umwami witwa Yowahazi amezi 3, ubwo ni muri 610. Hanyuma yahanura none ku ngoma y'umwami wa gatatu witwa Yehoyakimu mu mwaka wa 609 kugeza 598. Yahanuye imyaka igera kuri 11. Ku wundi mwami wa 4 ni umwami witwa Yehoyakini, yahanuye amezi 3 mu mwaka wa 598. Hanyuma ku wundi mwami wa 5 witwa Sedekiya, yahanuye nawe ku ngoma ye mu mwaka wa 597 kugeza muri 586. Nabwo yahanuye imyaka igera kuri 11. Hanyuma abakarudaya baraza baramunyaga uyu Sedekiya, bamujyana i Babuloni bamunogoramo amaso. Yeremiya yarabujijwe ibintu bikurikira. Yarabujijwe kudashaka umugore. Mu bice bye 16 umurongo wa 2 yarabwiye ngo ahangaha ntuzahashakira umugore, kandi ntuhazahabyarire abahungu n'abakobwa. Ikindi yarabujijwe gushyingura, kujya ku kiriyo. Mu bice 16 umurongo wa 5 aho ngaho Imana yaramubujije kujya kurirana n'abandi bari kurira ku kiriyo, kubera yuko yari kondisiyo Imana yamuhaye. Cya gatatu nacyo gikomeye, yari yarabujijwe kujya mu birori, mu bukwe. Mu bice 16 umurongo wa 8 yaravuze ngo ntuzinjire no mu nzu y'ibirori kwicarana nabo ngo urye kandi unywe.
rero Uwiteka arinda ijambo rye iryo yavuze ku muntu, ntacyo yaba atarasohoza icyo yavuze ku muntu. Yeremiya yari afite kondisiyo zikomeye. Urumva ibintu yarabujijwe bigera kuri 3 kandi byangombwa igihe uri muri sosiyete. Ni ibintu bikomeye: kudashaka umugore, kudashyingura, ndetse no kutajya mu birori. Byari ibintu bikaze kandi Yeremiya yagombaga kwitondera. Hari ibintu 3 rero bishobora gutuma Imana idasohoza icyo yakuvuzeho. Icya mbere ni ibyaha. Iyo ukoze ibyaha birashoboka guhindura icyo Imana yakuvuzeho n'uburinzi yari yaragushyizeho, hanyuma Imana ikabihindura igakora ibindi. Urugero turusanga muri Samweli wa mbere ibice 230. Yari yaravuze ngo nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yawe imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka avuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha nibo nzubaha, ariko abansuzugura nibo nzasuzugura. Iri ni ijambo ryavuzwe ku mutambyi Eli warangaye ntahana abana be, hanyuma bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana irababara cyane kugeza ubwo yamutumyeho iri jambo dusomye hano muri Samweli wa mbere ibice 230. Ngo yari yaravuze yuko izabana nawe azayikorera iteka, ngo ariko iravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha nibo nzubaha kandi abansuzugura nabo nzabasuzugura. Imana rero iyo ukoze ibyaha ibyo yakuvuzeho ishobora kubihindura. Cya kabiri ni ukutumvira Imana, nk'uko uriya Sawuli yaciwe ku ngoma kubera kutumvira Imana. Muri Samweli wa mbere ibice 15 umurongo 22. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Uyu mugabo Sawuli ntabwo yategereje umuhanuzi Samweli ngo aze, ahubwo aho yarari yashatse gutamba ibitambo, yihutira gukora ibintu atari wo murimo we, bituma Imana ibabara kandi imuca ku ngoma kuko atumviye. Yamutumye kurimbura Abamaleki, ariko ngo ararokora. Kandi Abamaleki bari baratangiye Abisirayeli mu gihe bavaga mu gihugu cy'Egiputa batashye. Imana iravuga ngo nzabavanaho kubera ko mukoze icyaha kibabaje umutima wanjye. Ijambo rya gatatu ni ijambo ryitwa kutizera. Kutizera gushobora gutesha agaciro ibyo yavuganye n'Imana. Mu Baheburayo ibice 10:38 haranditse ngo umukiranutsi wanjye azabeshaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Rero bene data, ndagira ngo icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yakubwiye, uburyo bwose yavuganye nawe, utegereze wihanganye, Imana izabisohoza. Ikintu gishobora gutuma udasorezwa ibyo Imana yakubwiye, tuvuze yuko ari ibi bintu uko ari 3: hari ibyaha, hari kutumvira Imana, hari no kutizera. Hanyuma ijambo rimwe nabonye rishobora gutuma Imana isohoza ibyo yakuvuzeho, nubwo wasubira inyuma, nubwo wakora ibyaha, ariko Imana ikakuzigama ikazakugarura, ni ikintu kimwe gusa: ni umugambi wayo kuri wowe. Iyo Imana hari icyo yakugambiriyeho, nubwo wajya kure, nubwo wacumura, Imana irakurindira ikazakugarura mu mwanya wayo, hanyuma ikazagukoresha ibyo yakugambiriyeho. Imana iguhe umugisha kubwira ijambo. Tuzakomeza ubutaha. Ndagira ngo dusenge Imana. Turagushimye Mana kubw'ijambo ryawe. Ujye urinda isezerano, ujye urinda icyo wavuze, ujye urinda ijambo ryawe ku muntu warivuzeho, kandi ukarisohoresha umwete wawe. Urakoze Mana, kuko ujya ugira neza kandi ugakora ibyo gukiranuka mu gihe cyawe. Icyo wavuze ntukibagirwa, mu gihe gikwiriye ugisohoresha umwete wawe. Turagushimye ko uri mu ruhande rwacu kandi ukomeza kubana natwe. Urakoze Mana kubyumvise. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire. Bari kumwe